nanjye ndaha mbabwira ubukonje buri hano hantu harakonje cyane kuri levo nyine yo hejuru ku buryo ntabwo nyine ntabwo ari ubukonje nyine. Inkuru ya DJ Brian itugezeho irababaje cyane. DJ Brian muzi yuko yagiye mu gihugu cyo muri Canada ajyanywe n'umuhanzi witwa Soshomura. Ngo bageze rero Soshomura amuta mu muhanda ahantu DJ Brian atazi. None DJ Brian ari gutabaza kuko aho hantu ari ngo nta na network hari, nta mafaranga afite, nta kintu afite, kandi ngo hari ubukonje bwenda kumwica. Arimo ararira atabaza umuntu uhisi n'umugenzi wabonye wese ngo abe yamugirira impuhwe agira icyo amufasha. Yagize atya rero arandika atabaza ashyira kuri Twitter, yandika agira ati: mu gahinda kenshi n'amarira menshi nandikanye ibi, Imana izambabarire sinzigere ngira ikintu na kimwe nongera guhuriramo n'umuhanzi Soshomura. Nawe iby'iyi kampani yadutumiye muri Germany, hari abantu bagifite ubugome ku buryo no kuguhitana babishoboye babikora. Ibyayo nzabibabwira hatavuyemo na kimwe. Bivuga yuko abo bantu bamutekeye imitwe rero byumvikane rwose ko bashatse kumugirira nabi cyane ko ari kubivuga arira. Muri joro rya 31 tariki 31 nijoro rya mbere ribi nzapfa ntibagiwe mu buzima bwanjye. Mwabantu mwe, iyo hatabaho Imana ikidushyizeho amaboko ngo ngire kingipazo wamfashije izina Brian, mwari kuzumva ngo yarabuze cyangwa nanapfuye mo kimwe. Ikindi nubwo bagiye bansaba ngo nzabiceceke ngo no kwiteza abantu, ariko iby'iri joro nimbona bindenze amahoro nzabivuga pe. Ibi byose mbyanditse nta na network mfite. Mana yanjye ateye agahinda rwose. Ngo nta network mfite, ngo mu nzira za Germany ntazi, ariko aho muri bubibonere ndaba ndamahoro. Muri kumva yuko bamutaye mu nzira mu izo nzira za Germany, nta hantu azi, ntaki. Mu bisanzwe rero nagombaga kujya muri Europe ari nge na Kingipazo hamwe na Kenisoro, gusa siko byagenze. Mwe mwabonye ari nge na Soshomura. Ukuri kose atavuyemo n'akantu na kamwe nzakubabwira. Arangiza avuga ati rwose aho ndi simpazi, ubu gusa aho muri bubonere ibi ndaba ndi muzima kandi meze neza kuko ndaba mbonye network. Ibindi Imana indinde nzabaha amakuru kuva tugera i Burayi kugeza kuno munota, kandi umwaka mushya muhire niba ndi bugeremo amahoro. Numve ko nyine abantu bamfashije pazo yamuje nabo bari kuguma bampamagara bambaza ukuntu umeze, nimba nahamenye, niba namenya ahantu imodoka iri buntware, ntakoze abasimani bamugisha. Ubwo nanjye ndaha mbabwira ubukonje buri hano hantu harakonje cyane kuri levo nyine yo hejuru ku buryo ntabwo nyine ntabwo ari ubukonje nyine. Noneho wibaze kumaramo amasaha 2 yose utegereje, noneho nibyo ntegereje sinzi nimba aho ndi ariho nakabaye ntegereza ahanyaho. Mbega byanshanze pe. Mana ndi kubona isi yanyifungiyeho, yanyikaragiyeho amaferi. Mbega ni ukuri simbizi pe. Imbeho yaho ngaho amasaha 2. Muri kumva rero ko DJ Brian amerewe nabi. Abantu bafite uko bamutabare, ndetse bari kwifuza no ko aramutse abonye ambasade y'u Rwanda akayigeraho ikabasha kumufasha, byaba ari byiza. Murumva rero ko umukobwa wanyu mukunda DJ Brian ari mu mazi abira, amerewe nabi, ari kurira yahogoye, ni ibibazo bikomeye cyane. Numve ko nyine abantu bamfashije pazo yamuje nabo bari kuguma bampamagara bambaza ukuntu umeze, nimba nahamenye, niba namenya ahantu imodoka iri buntware, ntakoze abasimani bamugisha. Ubwo nanjye ndaha mbabwira ubukonje buri hano hantu harakonje cyane kuri levo nyine yo hejuru ku buryo ntabwo nyine ntabwo ari ubukonje nyine.
noneho wibaze kumaramo amasaha 2 yose utegereje, noneho n'ibyo ntegereje sinzi nimba aho ndi ariho nakabaye ntegereza ahandi aho. Mbega byanshanze pe Mana, ndi kubona isi yanyifungiyeho yanyikaragiyeho amaferi, mbega ni ukuri simbizi pe. Imbeho y'aha ngaha amasaha 2